Reka nizere ko mumeze neza rero, reka nizere ko mumeze fresh cyane. Iyi ni Don Boy official birumvikana, niyo YouTube channel mukomeje kugenda amukurikirana. Ikinzanye hano muri aya masaha ni breaking news nje kubahereza. Ni breaking news na makuru abamaze kuba agera ku mbuga nkoranyambaga none ahangaha. Aya makuru aragenda direct ajya muri 155 am. Aya ni amakuru ava muri 155 am kubera iki? Kubera ko uyu muntu ukoze aka statement nuwo muri 155 am birumvikana, kandi ni boss ni uhedinze byose muri 155 am. Iyi lebo itunganya umuziki bamwita Coach Gael rero niwe ashize iminota itari myinshi cyane akoze iyi post ku rukuta rwa Instagram by'umwihariko kuri story ye cyangwa se kuri statut ye ya Instagram. Abantu mu nkurikiranye muri aya masaha ndagira ngo munyumve neza. Ejo bundi ubwo nakoraga inkuru kuri 155 am nabonye abantu benshi bavuga bati murimo murakongeza muri 155 am nta kibazo, ariko ndagira ngo mbibutse yuko nta nkuru ivugira ubusa ku musozi. Uyu nguyu mubona ni Coach Gael hari agatangazo amaze kubashyira kuri story ye cyangwa se kuri statut ya Instagram. Ndagira ngo tudatinze mbere yuko ngira ibindi bintu nza kugenda mvugaho, ndagira ngo mbanze mbasomere aka statut amaze kubashyiraho ku rukuta rwa Instagram. Ayavuze ngo my time is now. Blew a lot of money, helped a lot of people, did a lot of favor, never asked for shit in return. Now it's time to put complete focus into myself. Abantu batumva neza icyongereza cyangwa batari kubyumva neza, ndagira ngo mbasobanurire aya magambo. Yamanje arandika ati igihe cyanjye ni iki ngiki. Arongera arandika ati natanze amafaranga menshi cyangwa se nagiye ndekura amafaranga menshi, ati mfasha abantu benshi, ati nafashije abantu benshi, ati ngirira faveur cyangwa se ngirira sinzi ko twabyita mu Kinyarwanda, ati ngirira faveur abantu benshi cyangwa se ngirira ubuntu abantu benshi, ati kandi ibyo byose nta numwe nabisabye kugira ngo azabingarure cyangwa se sinigeze mbikora kugira ngo bizangarukire. Ati none aha ni igihe cyanjye cyo kugira ngo nkirese cyangwa se ndebe ati now it's time to put complete focus on me. Ati none ni gukora ibindeba cyangwa se ni gushyiraho ni gukora mu Kinyarwanda turabyita ngo iki. Ati ni igihe cyanjye cyo kugira ngo ngerageze gukora ibindeba cyangwa se muri ibindeba abari byo nshyira imbere. Ubu rero ayo ni amagambo y'uyu boss cyangwa se CEO wa 155 am, akaba ari nawe boss we. Reka mbibutse ko aka kanya 155 am irimo abahanzi bakomeye dufite muri Uganda. 155 am ifitemo ibyamamare bitandukanye, yaba producer ndetse n'abahanzi. Ifitemo producer akaba n'umuhanzi Element, ariko akaba yirimo nk'umuproducer 155 am. Tukagiramo Kizigenza Bruce Melody, umwe mu bantu bahatanire cyangwa se umwe mu bantu bagerageza kugira ngo barebe ko bakambara ikamba mu myidagaduro y'u Rwanda. Tukagiramo uwitwa Roskana, umwe mu basore bameze neza cyane bafite indirimbo nziza ziri kugenda zikundwa n'abantu benshi hirya no hino. Ikagiramo n'uwitwa Kenny Soul nawe akaba barizwa muri iyi label cyangwa se iyi nzu itunganya imiziki ya 155 am. Aya magambo reka mbibutse yuko hashize igihe kitari gitoya 155 am irimo irotswa umuriro cyangwa se irimo itorohewe n'itangazamakuru. Bimwe byanatumye n'uwitwa Kenny, uyu nguyu akaba ari nawe manager ureberera abahanzi cyane, kuko Coach Gael we ni boss birumvikana ntago muri ibi bintu byonyine, abafite n'izindi project nka za Kigali Universe ndetse n'ibindi. Kenny rero niwe muntu ukunda kuba ari kumwe cyane n'abahanzi. Kenny byatumye atangaza avuga kuri statement y'umuhanzi witwa producer akaba n'umuhanzi witwa Element, aho byabaye ngombwa bitewe n'igitutu botswaga n'itangazamakuru, babona inkuru zikomeje kuba nyinshi cyane mu bitangazamakuru z'uyu muhanzi witwa Element, bituma uwitwa Kenny
ajya mu itangazamakuru agasobanura byinshi cyane kuri ino saga y'uwitwa Element. Akaba ari naho hanavuye ijambo rivuga ngo Element ni umukozi wacu kuko aracyafite amasezerano yacu. Ariko amakuru ataremezwa neza muri 155am biravugwa ko umuntu witwa Element we yamaze kubabwira cyangwa se kubaka uruhushya rwo kwigendera. Reka mbibutse ko Element nawe afite icyitwa no arashaka gukora icyitwa inzu y'umuziki yitwa Element. Afite yitwa Elesphere Worldwide. Iyo rero mubona Elesphere Worldwide ntago iyo ngiyo ari label yindi ni ya Element. Iyo arashaka kuzayigira label ni mu gihe agikomeje gucungira hafi ko hari udufaranga yabona cyangwa se hari umukire yabona kugira ngo abashe kuba yamumeneramo kugira ngo nawe abashe kwishingira studio. Biranavugwa ko uwitwa Element afite aga studio gato yakoreramo arimo aragenda akoreramo muri no minsi mu gihe atari gukorera indirimbo ze muri 155am. Ibyo rero ni ibigenda bivugwa hanze hano, ni amakuru agenda avuga ariko ataremezwa neza na ba nyir'ubwite. Mbibutse ko ibi turi kubabwira ni bimwe mu bintu biri hano hanze, amakuru akomeza kugenda avuga ko umuhanzi witwa Element atabanye neza na Bruce Melody. Ibyo biragaragara cyane kuko nta ndirimbo ya Bruce Melody iherutse gusohoka yakozwe na Element, kandi Element ni mu producer abakomeye. Uramutse ubonye iyi poste, reka ngaruke kuri no post ya Karomba Gael cyangwa se Coach Gael, uramutse uyitegereje neza wagerageza kubihuza n'amakuru ari hano hanze. Wagerageza kubihuza kuko iyo umuntu bagenda bamuvuga kenshi cyane mu itangazamakuru bigenda bigaragara ko hari igihe nawe agira pressure bikaba ngombwa ko nawe agira ikintu avuga. Reka mwibutse ko aka kanya umuntu witwa Coach Gael aramutse arekuye kuko icyo yari akeneye ko ari ukwibrandinga kugira ngo agire projet azakorera mu Rwanda ariko amenyekanye mu gihe gitoya. Ibi byatumye ashora muri Bruce Melody. Reka mwibutse ko Bruce Melody atari we muhanzi Coach Gael yari yatagetinze. Mbibutse ko yatagetinze umuhanzi yari yatagetinze yari The Ben nyuma yuko byanze Bruce Melody yaje ari nka option ya kabiri ariko si wari option ya mbere. Option ya mbere cyangwa se amahitamo ya mbere ya 155am byari gutunga umuhanzi ukomeye nka The Ben. Biza kwanga rero bituma uwitwa Medbeat apropose Coach Gael ko bafata uwitwa Bruce Melody. Kugeza kuri ubu rero niyo bafite nyuma yuko The Ben we byanze 155am nimwe muri label yaje atari label gusa ahubwo yari ifite n'ibindi bintu ishaka gukora. Ngira ngo marabiza ama projet menshi bafite projet nka UGB ni yabo ni ya Coach Gael, numwe mu bantu bagiye bashora mu ikipe ya UGB. Bafite Kigali Universe. Ibyo bintu byose kugira ngo Karomba Gael abashe kubijyamo byamusabaga kwibrandinga kwe rero kwari gute? Kwari uko yari gufata umwe mu bantu bagezweho ndetse bakunzwe nkuko babigenje bajya gusinga televiziyo yitwa Isibo bakayitirira Bruce Melody. Byatumye iriya televiziyo yitwa Isibo imenyekana mu gihe gitoya. Uwo rero niwo mujyo uwitwa Coach Gael yakoresheje bituma bimufasha kwiyadapta vuba mu myidagaduro y'u Rwanda ndetse abafana b'imyidagaduro nyarwanda baramwakira nka Coach Gael. Ubu yaramenyekanye, ibikorwa bye Kigali Universe ngira ngo murabibona na hano ari kubera ibitaramo bitandukanye. Aka kanya tuvugana abafana b'ikipe Arsenal ku isi yose niho hano barimo baragenda bakorera iminsi mikuru. N'ubu ngubu mu kanya niho bari aho barebaga match ya Arsenal. Kigali Universe yamaze kwibrandingira company ya 155am yamaze kwibrandinga. Icyo no kuvuga ngo icyo yari akeneye attention yarakeneye mu Banyarwanda uwitwa Karomba Gael yamaze kuyibona. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko iriya post uyitegereje neza uwitwa Kenisol, uwitwa Roskana, uwitwa Element birashoboka neza cyane ko na Bruce Melody yabayisohokamo bose. Byose ni ibintu bishoboka. Urumva ko ni ibintu bitoroshye cyane muri 155am ni ibintu bisaba cyane kuyisabira kuko birashoboka cyane ko ni ibintu bitahagaze neza, ni ibintu bitameze neza dore ko muri aka kanya 155am biravuga ko ibintu byose byazambye. Coach Gael atagishoboye gutunga babahanzi bose nkuko yari abafite mbere. Ibi byose ni imwe mu bintu biragenda bivugwa mu itangazamakuru kandi nawe ubirebesheje amaso mu myidagaduro wabibona. Iyi nzu ya 155am ntago bikimeze nkuko byari bimeze mbere. Ibi byose ni imwe mu bintu ikaba ari saga yatangiriye kuwitwa Element. Byatangiriye kuwitwa Element ngira ngo muri iki cyumweru hasohotse ifoto ari kumwe n'uwitwa Clement Nyirikina Music. Binavugwa ko uwitwa Clement
ari umwe mu ba producer yishimira yakifuza gusiga cyangwa se gushyira muri Kina Music kugira ngo abashe kuba yamubera producer. Ibyo byose ni bimwe mu bintu biri hano hanze, ariko igitegerejwe ni ukumenya ba nyir'ubwite bo ubwabo barabivugaho iki. Iyi rero ni Drone Boy official, birumvikana njye na Drone Boy. Icyo mbifuriza no kugira ibihe byiza no kubana n'Imana mu byo murimo, mukagira Pasika nziza. Iyi ni Drone Boy, mukomeze mukore subscribe, like ndetse na share. Ibi ni ibitekerezo tuba tugenda tubahereza bivuye ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ni ibitekerezo tubaha mu ijisho ry'abasesengutsi kugira ngo tubashe kugenda duhana ibitekerezo ku nkuru ziba ziri mu myidagaduro hano hanze. Mukomeze rero mukore subscribe, like ndetse na share. Imana ikomeze ibandebera icyoroshye. Ciao ciao.